ndatekereza bitewe n'ibyaha abashumba bakoze, abakristo bakoze, abaririmbyi bakoze, byatumye Imana irakara ikoresha umugaragu wayo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'umugaragu w'Imana. Uko njye nabibonaga byari bigeze aho umuntu asoza kwiga akabona n'umushomeri, akangwa reka nkiriyatinge ni business cyangwa se reka nshinge cyase ntangize gahunda yo gusenga, akajya hariya agafata inzu y'amabati 8 akabeshya abantu ngo ni umunyamwuka, nabo bigeze kurwana bari gupfa amatoro. Urumva nta gusenga, bashaka amafaranga, uvuga ko yabonye ko inzira yoroshye yo kubona amafaranga kare kujya mu muyobokamana. Bamaze kubona ko abantu bose batinya Imana, bose ko twubaha Imana, barangije abona ko nta bundi buzima bwo kubaho, reka ducishe inzira yo kubona amafaranga mu bintu by'Imana, bavuga Imana ariko itabarimo. Ubwo ni nka bya bindi Yesaya yarimo hanura avuga ngo bashimisha iminwa ariko imitima ikamba kure. Pasiteri wawe arasenga abwira abantu ibitangaza bigiye kubaga, Imana igiye gukora imirimo, hari umuntu ugiye kuzuka, noneho wa muntu aza kubura umwuka, kuko hari abantu benshi cyane birangira apfuye byo gupfa. Ari ijambo nshaka kongera kwibutsa abantu, ni Yeremiya warivugaga mu gice cya 2 avuga ngo abantu ngo bikorogoshoreye ibitega ku rutare, ariko ibyo bitega ngo ntabwo bibasha gukomeza amaso, noneho kandi ngo biratobotse kuko ngo banze Uwiteka ariwe mazi y'ubugingo. N'aba bantu rero, aba ba bishop, pasiteri, aba bose umunsi bakameje mu bintu by'Imana, bo ntabwo bagikeneye amazi y'ubugingo, ahubwo baciye utundi turiba bitega bindi ku hano, uducana utundi ko kugira ngo bo birwaneho, ariko Imana itabarimo nabi. Hari umuntu iryo jambo uvuze, hari umuntu wavuze ngo so akuroga utabishaka. Hari umuntu wavuze ngo iso akuroga utabishaka. Noneho rero iyo umushumba amavuta ari ku mushumba wawe agutembaho, ndabyemera, ngo amavuta ari ku muyobozi wawe mu buryo bwo mu mwuka yakubaka, ngo agutembaho akuzaho. Umwana w'umukobwa, umuntu wamuyoboraga mu cyumba basengeragamo, arangije aramubwira ngo ntacyo bitwaye kuba wasambana n'umuntu umwe, ngo ikibazo ngo ni ukugenda uhura na benshi, ngo wifashe umwe ngo ibyo ntacyo biba bitwaye, ngo ni ibintu biba byiyubashye. Sozi aho hantu bajyaga bahakoraga umwiherero w'amasengesho, bakahasengera bakagenda, ngo ariko iyo ngo bahamaraga icyumweru, ariko icyo gihe iyo bahamaraga icyumweru leta yazanaga umuganda wo kuhakora isuku. Rero ngo ubwo yari yagiyeyo, ngo abantu baho ngo bahakoze isuku kuri uwo musozi, ngo bahakura ibitebo 5 bya kapote cyangwa prudence. Bene data turabasuhuje cyane, turabashimiye yuko twongeye kubasanga kuri no murongo wa Impandanyuma TV. Yesu ashimwe cyane. Rero uko musanzwe tuziranye mu biganiro bitandukanye, muri kumwe na mwene so Ndayishima Alphonse, ariko ku mpamvu z'umurimo w'Imana twagize umugisha wo kubona mwene data. Ni karibu, turakwakiriye. Murakoze cyane. Rero tuguhaye ikaze ku Impandanyuma TV. Turabashimiye cyane. Murakoze. Yego. Ubwo rero twaje ku mpamvu zo kugira ngo tuganire, tuba tugenda dukora ibishoboka byose kugira ngo dukomeze kungurana kubw'umurimo w'Imana. Yego. Ndagira rero dutangire kino kiganiro dusenga Imana, nitumara gusenga mwene data aratwibwira, abibwire nk'umushyitsi twabazaniye, asigaye tuzi gukomeza. Reka dusenge. Mwami turagushimiye kugize neza, tugushimiye yuko dufashe uyu mwanya w'ikoranabuhanga. Mwami Uwiteka, tugiye kuganira kubw'umurimo wawe, ndakwinginze cyane Uwiteka kugira ngo amaraso ya Kristo yongere kweza ubuzima bwacu,
udufashe ubwo tugiye kuganira muri iki mwanya, Mwuka Wera yongere kweza ubugingo bwacu kandi adufashe dutangira ikiganiro ku buryo dusoza, kandi utubere umuyobozi kandi uzagikurikira kizamwubake kimubereye inyamwamba izina rya Yesu Kristo. Mwuka Wera adushyigikire, atwungure ubwenge n'inama kugira ngo tubashe gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima, kandi umutekano n'amahoro biturutse ku Mana ishobora byose bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yego, ndagira ngo rero mwene data wibwire abadukurikiye amazina yawe, uko ugaragara, isura, ariko nta nyine cyitwa marital status cyangwa se uko umuntu ahagaze mu buzima bwe ni wowe ubizi. Yego, uratwibwira rero. Ni karibu. Murakoze. Yego, amazina nitwa Nkurikiyimana Bernard. Ndi ingaragu. Uri ingaragu? Ndi ingaragu. Hari abajyaga bashyiraho bakavuga ngo ni ingaragu zitegaragura mu byaha. Aho ngaho niho ndi ingaragu. Yego, ndi ingaragu, ndi ku isoko, ntago ndi ku isoko. Ni Imana ishimwe. Amen. Abandu sengera muri ADPR Karenge. Yego, abandu umuririmbyi, ndi perezida wa korali y'urubyiruko Karenge. Imana ishimwe. Ndumva ari ibyo. Aha, rero twafashe umwanya wo kugira ngo tuganire. Mu by'ukuri wenda nubwo ni umukristo koko, kandi akenshi tuharanira kuzana abakristo cyangwa se abantu bazi basobanukiwe iby'ijambo ry'Imana. Yego, kuko icyo dushaka ni ukugira ngo twubake ubwami bw'Imana, kugira ngo umuntu twumva cyangwa se udukurikira bigira icyo byamumarira cyane, yaba uwa none cyangwa n'igihe kizaza. Yego, yewe nk'abo dusanzwe tuziranye, urabona ko nambaye mariage ndi umupapa nk'uko dusanzwe babizi yabikemuye. Yego, rero uyu munsi ndagira ngo twinjire mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi cyari ikibazo cyo kwibaza ngo ese koko insengero zarafunzwe, bari inyuma bafite view barabona ahantu hatandukanye bajyaga basengera mu misozi. Yego, byarahagaritswe, ariko nashaka kugira ngo tuganire ese koko kuguhagarikwa kw'insengero no gufungwa k'ubutayu ese byakozwe na leta? Ese nka mwene data cyangwa se wowe uko wabibonaga cyangwa se n'urwego byari bigezeho, wabonaga byari bikwiriye? Yego, cyari ikibazo cyo kwibaza ngo ese koko insengero zarafunzwe, bari inyuma bafite view barabona ahantu hatandukanye bajyaga basengera mu misozi. Yego, byarahagaritswe, ariko nashaka kugira ngo tuganire ese koko kuguhagarikwa kw'insengero no gufungwa k'ubutayu ese byakozwe na leta? Ese nka mwene data cyangwa se wowe uko wabibonaga cyangwa se n'urwego byari bigezeho, wabonaga byari bikwiriye? Yego, ese byari ngombwa? Niyo nsanganyamatsiko tugiyemo aho hagati, kugira ngo nibura hari abantu uyu munsi bitarasobanuka mu mitima yabo, ni benshi cyane. Ariko tuguhaye karibu muri iyo nsanganyamatsiko. Murakoze cyane. Yego, ku kibazo kizumbajije ko insengero zishobora kuba zarakinzwe cyangwa se gufungwa ariko ubw'Imana cyangwa se hari izindi mbaraga. Yego, ndaza kugusubiza mu buryo bubiri. Wavuze ku butayu bwakorwaga mu ishyamba, ndetse n'abasengeraga mu nsengero. Yego, ndera mu rusengero. Iri kingwa ry'isengero nka 100% yego, byagizwemo uruhare n'Imana. Yego, byagizwemo uruhare n'Imana. Ndaza kwifasha Bibiliya aho Imana yigeze guhana Abayisiraheli, ndavuga ngo nzakoresha umugaragu wanjye Nebukadinezari. Nzakoresha umugaragu wanjye Nebukadinezari kubw'ibyaha byanyu mwakoze. Uzasome neza, Imana yarabikoze koko, arabahana, barabasenyera birakomera. Ndatekereza bitewe n'ibyaha abashumba bakoze, abakristo bakoze, abaririmbyi bakoze, byatumye Imana irakara ikoresha umugaragu wayo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, n'umugaragu w'Imana. Yego, yego, mu by'ukuri ukurikije uko ubuzima bwari buhagaze, ubona ko hari ibintu nyine bimwe ubonaga byagendaga bihinduka. Yego, abantu bakibaza ngo bizahereza hehe. Mu kiganiro mperutse gukora, hari abantu narabwiye ngo hari umuntu nta nubwo ari n'umukristo kandi ko ngo yaba afite izina ry'umwisilamu. Yego, ariko yarimo aganira avuga ko yabonaga ngo mu rusengero ari hantu ngo hasigaye amahirwe
ngo yo kuba wabasha kubona amafaranga yego mu buryo bworoheje kandi ngo budateje ikibazo. Ariko mu by'ukuri wowe ukurikije uko wabonaga, ese wavuze ngo ni Imana yakoresheje umugaragu wayo nyakubahwa Paul Kagame, ariko mu by'ukuri urwo rwego rwo kuba wumva wemera yuko yari Imana yamukoresheje kugira ngo ibyo bintu abikosore, ishusho yabyo wayibona gute, bihagaze bite? Okay, murakoze. Uko njye nabibonaga, byari bigeze aho umuntu asoza kwiga akabona n'umushomeri, yego akangora reka nkiriyatinge ni business cyangwa se reka nshinge cyangwa se ntangize gahunda yo gusenga, akajya hariya agafata inzu y'amabati 8 akabeshya abantu ngo ni umunyamwuka, bamwe bakakoresha n'imbaraga za Satani force, imbaraga z'abapfumu, bavuga ngo barasenga Imana. None biriya bintu bituma leta ibona nabi, harimo ubwesikoro, ibona ko abantu benshi ariho berekeje amaso, nk'uwo Muislamu uhoze uvuga ko yabonye ko inzira yoroshye yo kubona amafaranga kare kujya mu iyobokamana. Bamaze kubona ko abantu bose batinya Imana, bose ko twubaha Imana, barangije abona ko nta bundi buzima bwo kubaho, reka ducishe inzira yo kubona amafaranga mu bintu by'Imana, bavuga Imana ariko itabarimo. Ubwo ni nka bya bindi Yesaya yarimo ahanura avuga ngo bashimisha iminwa ariko imitima ikamba kure. Aho ngaho wowe n'ubwo buzima wabonagamo abo bantu, wowe iyo wagendaga wabifata gute, wabibona gute ukurikije uko abo bantu wabonaga n'ibyo bintu wabonaga? Hari experience cyangwa se hari case waba warahuye nayo? Kuko ntekereza ko abantu basenga hari igihe ugira utya ukagira ibintu uhura nabyo ukavuga ngo mpabonye isomo bihagaze bite? Okay, urakoze. Ntabwo ndibuze gutunga utoki ngo naha cyangwa se ni hariya, urabivuga nyine, ndabivuga mu buryo ndi kubyumva. Akese nigeze kujya ku rubuga YouTube ndi kureba amakuru, ni mbere nari nyiri umwana muto cyane, mbona information zabaye, habaye imirwano hagati mu matorero hari iwacu muri ADPR ku Gisozi. Noneho bigeraho bizamuka, bitera niba ari stress, abantu bahuruza perezida. Mwarabyumvise namwe, perezida aragenda arabikemura aravuga ati wenda uko biri bigiye kwisubiraho. Noneho nigeze kumva andi makuru y'abandi bantu nabo ni mu nkuru nziza, nabo bigeze kurwana bari gupfa amatora. Urumva nta gusenga, bashaka amafaranga. Nigeze no kumva n'ahandi no ku kinyamakuru nasomye aho umupasiteri umunsi umwe yumvikanye n'umuntu ko akora ibitangaza abantu bagakira. Afata umuntu avuga ati urajya mwumva ubundi tuvuga ko bakuzanye ndi gusenga ubahita ukira. Bumvikana n'umugore bavugana amafaranga, uwo muntu bamujyana mu gitaramo cyatumijwe, ndumva ari muri Kenya byabereye. Noneho pasiteri wawe arasenga, abwira abantu igitangaza bigiye kuba, ngo Imana igiye gukora imirimo, hari umuntu ugiye kuzuka. Noneho wa muntu aza kubura umwuka, kuko hari abantu benshi cyane birangira apfuye byo gupfa. Noneho pasiteri arasenga ngo umuntu azuke, wa muntu yanga kuzuka. Nyuma nibwo wa mama yaje gutangaza amakuru yose yarari inyuma. Urumva ko ibi bintu byajemo akavuyo, ibisambo ni mubiri. Rero perezida yarabirebye abona ko ibisambo byabaye byinshi, Uwiteka aramukoresha. Nubwo sinzi kundi bize kwivuga, hari kundi kuntu ariko Uwiteka ajya yemera ko ibintu biba mu nzu yayo kugira ngo yirukane ibisambo. Ngo ayisapo hano henshi nagiye ndibona. Iyo urebye imisengere iriho muri iyi minsi, cyangwa se yari iriho muri iyi minsi, ubu nyine Satani agenda akoresha imbaraga nyinshi, kuko turi mu minsi y'imperuka. Ariko iyo witegereje uko abantu basengaga, ubona hari umupasiteri wigeze kwigisha aravuga ngo mbese ko ngo avuga iby'inzara abantu bazagira, itari ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ngo ahubwo izaba ari iyo gushaka Imana. Ariko ukabona abantu, ari ijambo nshaka kongera kwibutsa abantu, ni Yeremiya warivugaga mu gice cya 2, avuga ngo abantu ngo bikorogoshoreye ibitega ku rutare, ariko ibyo bitega ngo ntabwo bibasha gukomeza amaso. Noneho kandi ngo biratobotse, kuko ngo banze Uwiteka ari we mazi y'ubugingo.
rero ndashaka kuvuga ngo akenshi ibintu biriho ubu abantu barashaka iby'Imana ariko ntabwo bakeneye Imana cyane. yego Niko bimeze. abantu bakeneye iby'Imana ariko ntabwo bakeneye kubana nayo Yego. kuvuga ngo iyo umuntu kuvuga ngo nyema njya nshaka Bernard, Yego. uko biri kose ngerageza uburyo ndi bubane nawe, Yego. ariko akenshi hari umuntu uza agambiriye kubona ibya Bernard. Yego. iyo bibonye rero icyo mwapfanaga kiba kirangiye, cyangwa se kuvuga ngo yamara kukibona akaba agiye yazongera kubikenera akongera akagaruka yo byatumaga abantu bemera kubeshywa. Ibyo bintu urakoze. Yego, ngiye kugusubiza kuri icyo kintu. Uyu munsi abantu benshi barahari. Yego, ntabwo ndi guca imanza, ariko nawe urabibona benshi barahari. We avuga Imana ariko itamurimo, atemera n'ibikorwa ikora. Imana yavuga ngo mugire urukundo, yego, akaza avuga rwa rukundo ariko ntarwo agize iki, ntarwo afite. Uvuze kuri ni Yeremiya, kuri bariya Abayisiraheli uburyo bigometse bagakora ibintu byangwa n'Imana, bakanga amazi y'ubugingo ahubwo bakinshira ubundi buryo. Yego, n'aba bantu rero aba bene data, hariho n'abadukurikira cyangwa se n'abajya nabo wenda mu muziranye nabo benshi cyane baraza kwandika komenti icyo batubwira. N'aba bantu rero, aba ba bishop, pasiteri, aba bose uyu munsi bakameje mu bintu by'Imana, bo ntabwo bagikeneye amazi y'ubugingo, ahubwo baciye utundi turiba bitega bindi ku ruhande, uducana utundi ko kugira ngo bo birwaneho ariko Imana itabarimo. Ndaza kubwira ni muri Yeremiya naho bavuga ngo banshakisha, bahavuze banshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. None wibuka n'amagambo Yesu yagiye abwira bari abafarisayo, ababwira amagambo ati mwite ku mategeko ibi n'ibi, ariko nyamara ntacyo icyo mugomba gukora ntabwo murakimenya. Avuga ati muri kurata isabato ariko nyiri isabato ntabwo muri kumumenya. Akenshi hari naho Yesu yigeze kubwira abo bose bigisha amategeko n'abafarisayo, ababwira ngo bo bameze nk'aboza igikombe. Yego, inyuma ariko imbere mbese harimo umwanda. Ubundi arangije arababwira ngo bameze nk'ibituro bisize ingwa ariko imbere harimo umunuko, kuko burya mu gituro nta kindi kintu cyo kirimo, ni umunuko ntuze n'imibiri yamaze gusanguka. Rero kuvuga ngo ikintu kirimo uyu munsi ni uko abantu benshi barashaka kuba mu rusengero ariko bakiri uko bahoze. Yego, uvuze kuri iryo jambo, kuri iyo kintu, uburyo abantu bashaka kuba mu rusengero bari uko bahoze. Ngiye kugaruka gatoya kuri bino bya nabanje kukubwira. Yego, uvuze ku rusengero bituma hari byinshi nibuka. Ubundi imbere inzu y'Imana, urusengero, yego, tuzi ko uyu mutambyi yajyaga gutamba afite ibyaha. Yego, yapfiragamo, yagwagayo, akagwamo. None uyu munsi habaye indiri y'ibibi. Uranyumva neza? Muraza kumbabarira abantu muri kutwumva, ariko muri comment muraza kugira mutubwira. Habaye indiri y'ibibi. Uyu munsi umuntu araza agasambana akajya mu rusengero kuri alitari akabwiriza. Araba ari umurozi ajye kuri alitari abwirize. Uyu munsi abashumba benshi bashishikajwe n'umukristo ufite ku ikofi, ntabwo bashishikajwe n'umukristo ufite ku mutima. Bivuze ngo ni cya gikombe inyuma kimeze neza ariko imbere kirimo cyuzuye bya bituro bisize ingwa ariko imbere nta kigenda. Mwanya kubyara mwe niyo so bivuze, nanjye mudasanga byavuze, ariko niko bimeze muri iyi minsi. Ariko nubwo turimo guseka birababaje cyane. Twarimo tuvuga ngo warimo uvuze ngo abenshi bakeneye ibifatika, cyangwa se abantu bakeneye bakeneye amafaranga ariko ntabwo bakeneye abantu. Yego, kuvuga ngo gukenera abantu ntabwo ari uko badashaka amatorero yuzuye abantu. Yego, ahubwo bakeneye ibyo abantu babazanira ariko ntabwo bitaye ku bugingo bwabo. Icyo akenshi usanga hari ugiye gukomeza, ariko kuko ngo usanga hariho abigisha barwana nuko, cyangwa se abashumba barwana nuko abakristo babazanira
amafaranga bakabazanira ibintu ariko ijambo rikiza ubugingo rituma umuntu koko agaragara muri sosiyete cyangwa nk'umuntu wahindutse biba gake. Niko bimeze kubera ko ndatekereza impamvu ubusambanyi buri kuba bwinshi mu rubyiruko ni imisaruro dukura muri bariya bashumba kuko icyo umubyeyi icyo afite mu mashereka nicyo yose umwana. Niba pasiteri aze kwigisha afite irari ry'amafaranga, irari ry'ubusambanyi akakwigisha, rya rari rizaza mu buryo bw'umwuka mubi rijye muri rwa rubyiruko usange bigenze nabi. Hari umuntu iryo jambo uvuze, hari umuntu wavuze ngo so akuroga utabishaka. Yego. Hari umuntu wavuze ngo iso akuroga utabishaka. Kubera iki? Iyo kubyara umwana yego ukamwita kibwa adahuye na Yesu 100% aba kibwa. Akavuze ngo yabyara umwana akamwita ngo niyo mugabo cyangwa se niyo mugabo, usanga kuko wa muntu ahora mu buzima mbese abona ko hari ibintu Imana igenda ihagararanamo nawe. Yego, irya zina riramumotiva. Kandi kuvuga ngo niyo mpamvu banavuze ngo so nta kwanga akwita nabi. None rero iyo umushumba amavuta ari ku mushumba wawe agutembaho. Yego, ndabyemera. Ngo amavuta ari ku muyobozi wawe mu buryo bwo mu mwuka niyakubaka, ngo agutembaho akuzaho. Keretse iyo areka kukuzaho ryari, keretse iyo ngo ahabanye nawe, sibyo? Yego. Noneho ukaba umurusha imbaraga mu buryo bwo mu mwuka. Yego, murahabana kuko iyo bigiye kuza bisanga bidafite aho bifata. Ariko iyo uri umwana mu mwuka, sibyo? Yego, ndi gukumva. Umushumba wawe amavuta afite yose agufataho, arakubaka, agufataho. Rero ko ngo zira mbaraga nimba umuntu yibitse n'imbaraga z'ubusambanyi, icyo gihe harimo amanitse ibiganza gutya arimo kubasengera, abari kudusiga, abarimo kubasiga. Akazi keza niko bari kutubwira. Irimo turaseka ariko birababaje. Ariko kuvuga ngo niyo mpamvu usanga hari amatorero amwe ushobora gusanga hari nk'ikiganiro mperutse kumva ejo bundi, ubona abana umwana w'umukobwa umuntu wamuyoboraga mu cyumba basengeragamo arangije aramubwira ngo ntacyo bitwaye kuba wasambana n'umuntu umwe, ngo ikibazo ngo ni ukugenda uhura na benshi. Ngo bifashe umwe ngo ibyo ntacyo biba bitwaye, ngo ni ibintu biba byiyubashye. Ariko mu by'ukuri yabyanduriyemo kuko bifitemo ibikomere. Kuvuga ngo iyo ugira umwana mu mwuka kandi Imana itarakwihishurira birangira wanduye n'abo bashumba. Inama ngiyi rero ni byiza ko ubwo tuganira wenda n'abantu badukurikiye. Yego. Mu by'ukuri ndakambinginge mugerageze gutera intambwe mu buryo bwo mu mwuka. Yego. Ku buryo umuntu ugushumbye ukwiye kugira ibintu rwose pe umukuraho information, amakuru umukuraho. Ariko nanone nifuzaga yuko ukwiriye kuba uri umuntu ugerageza nawe gushakashaka Imana ku giti cyawe. Ubuza ku kantu mbwira abantu badukurikiye. Yego. Ntabwo tutayishize turayigaruka, ntabwo tutayigingo turayigaruka, ariko tuyirimo akantu nshaka kwera abantu badukurikiye. Yego. Nyaboneka mumenye ko Imana ntabwo ari perezida uzanyura kwa mudugudu ngo bakwandikire bagende bagusinyira. Imana aho uri wowe uzayihamagara izigusange, utanyuze kwa gitifu, kwa mudugudu, kwa meya. Muhamagara Imana izibasange, mumenye muri kubana nabo. Kuko aho mwiteze amazi hari ibiziba mw'abantu mwe. Aho biteze amazi meza hari ibiziba. Ikimenyetso cyaragaragaye. Birasaba yuko usobanura neza, ariko kuvuga ngo ikintu turiho turavuga ngo ibikingwa ry'insengero no kuguhagarikwa k'ubutayu. Kuko hari wowe ako nawe mbawere umbwire. Yego. Reba nawe abantu bagiye mu butayu, sibyo? Yego. Abantu bakurira imisozi, umuntu yagera hejuru mu musozi agahubukayo, akamanuka no hasi agakuba ijosi akaba arapfuye. Yego. Aho basenganaga bagakimirana bakagira iki, bakiruka bakitahira, bakamuta. Polisi ikaba ari ihurura ikaza kumutwara. Ubwo basengaga
cyangwa se bakajya mu butayu bagerayo umuntu akagenda akagwayo agapfirayo kugira ngo aveyo polisi ikaba ariza kumutwara. Yego, aho namwe mumbwire wowe icyo kintu wowe umuyobozi wakihangana ukakireka? njye ahubwo ndi umuyobozi sinzi nabaha ibihano birenze ibyo bari guhabwa. Kubera iki? Imana yacu ifite ubushobozi bwo kumva n'umuntu niyo yaba ari mu rugo. Nta gihano Imana yaduye kugira ngo itwume ngo tujye mu gasozi tujye mu bihanamanga, ahubwo tubwiye ngo umutima umenetse niwo nzajya nsanga. Rero bano bantu bajya gusenga ukumva ngo bari mu mubi musi y'imisozi bari ari byo bivuze ngo bajya bahanuka bagapfa, babandi basenganaga bakabasiga. Sinzi niba Imana yakishimira ko twasenganye tumuha iki kiganiro mpuye n'ikibazo urantaye muwe n'abandi, sinzi niba Imana yabyishimira. Hari umushumba we kuvuga ngo ntabwo ari yerekwa yagize, nta hantu yari yasuye arimo baganira ngo hari umusozi aho hantu. Yego, bajyaga bahakoraga umwiherero w'amasengesho bakahasengera bakagenda. Ariko iyo kwa ngo bahamaraga icyumweru, ariko icyo gihe iyo bahamaraga icyumweru leta yazanaga umuganda wo kuhakora isuku. Rero ngo ubwo yari yagiyeyo ngo abantu baho ngo bahakoze isuku kuri uwo musozi, ngo bahakura ibitebo 5 bya kapote cyangwa prudence. Yego, bibaze nawe abantu bagiye gusenga bibaze. Nawe tekereza, reba umusozi abantu bamazeho icyumweru bagiye kwiherera bavugana n'Imana, noneho icyumweru cyashira bakoze umuganda bakahakura ibitebo 5 bya prudence. Ahubwo hari uburyo njye mpita mbyumva. Hari uburyo abantu bo muri iyi minsi bita ngo ni abashumba, nabwiye ngo bambaye uruhu rw'intama kandi ari ibirura, bari gukoresha imbaraga za gishitani ariko bitira izina rya Yesu. Perezida bashake nabo banababona, kuko benshi uyu munsi bajya mu buvumo bagiye gusenga, ariko bajijisha sosiyete ko bari gusenga Imana, ariko bari gusenga Satani. Nk'abo bantu bakoresheje izo gapoti bari gusenga, bari mu mwiherero, bo bari muri gahunda ya Satani, ariko babeshya abantu ngo bari mu bintu by'Imana. Abo bantu bashakishwe, babyeyi mube maso, mumenye abantu muri gusengana nabo. Ikintu wenda nk'imyaka turimo, turi mu rubyiruko, nawe uracyari urubyiruko cyane. Nashaka kugira ngo twivugane n'urubyiruko. Mu by'ukuri rubyiruko cyangwa se babyeyi mufite urubyiruko, nagira ngo twongere ngiye mvuge ku rubyiruko cyane. Ubu iyi myaka turimo abenshi bashobora kuzagorwa no gusenga cyangwa se no kwinjira mu by'ubujyanye n'umurimo w'Imana. Niko bimeze, kubera yuko abo bagakwiye kwigiraho cyangwa se abo bagakwiye gufatiraho ingero bagiye babona babadesova cyangwa se babatenguha. Yego, rero kuvuga ngo niba wabonaga umugabo wibwiraga yuko yari intangarugero ariko ugasanga kumbi ibyo yakoraga yarafite ibindi bintu abihishamo bitandukanye n'uko wamubonaga, by'ukuri birakomeretsa. Ariko nagira ngo mbwire urubyiruko, nubwo hari abantu bahemuka, nubwo hari abantu bakora ibyaha, ariko ndashaka kubabwira yuko Imana iriho, irahari rwose. Nubwo hari abiyeguriye Satani bakiyemeza kumukorera nk'igoma hariya hirya bamaramaje. Rero kuvuga ngo nubwo hariho abamaze kwiyegura Satani cyangwa se hariho n'abarimo gukora Satani bajijisha, ariko abakozi b'Imana barahari, kuko twe tuvuga ibi, uyu Yesu tuvuga twaramubonye, aturimo. Iyi Mana tuvuga turayizera cyane rwose. Iyo tuza kuba tudafite kwizera cyangwa se tudafite Imana muri twe, gukora ikiganiro nk'iki ntabwo twagikora. Ko bimeze. Ahubwo ikintu wenda mu kuvuga kuri izi nsengero kufungwa kwazo, nuko twifuza kongera kubwira abantu ngo niba ubona wenda urusengero rw'iwanyu rufunze, banza umenye ngo ariko ibintu bihagaze biti, kubera ko nyuma y'uko insengero zifunzwe nuko hari ibintu byinshi numvise byagiye biturika bikavuka nyuma y'uko zifunzwe, byinshi nakurogoye n'abakengesha. Yego, biriya ni ibyari bitwite byavutse, ni ibyari biri uko akundi kumubyeyi atwita amezi 9 yuzura akabyara, na biriya ni ibyari bihari
byari bitwita ariko byagize iki byavutse kuriya gukinga insengero gufite ibintu byinshi kuhagaragaje nabwo ngo ni umugambi w'Imana ni plani y'Imana ariko wibuke iryo terano twari turi kumwe mo naryo umuhanuzi w'Imana yaraje atubwira ngo umuyaga ugiye guhuha umuyaga ugiye kugira iki guhuha ugiye guhuha umuyaga uraje noneho abantu bakaba bati se ni ibiki bigiye kuba rwose iyo wowe bavuze umuyaga abantu bumva ibindi bintu byinshi ambwiye ati ndaza gushaka intago yego ibyo muzayitaje ubwo unyibukije wa mugabo icyo gihe bavuze umuyaga umugabo wese ajya gushaka imihago ubwo utabyumva ni bya biti bifashisha kugira ngo bafate batege ibitoki bidahubukayo kubera uburemere biba byegereje igihe cyo kwera yego ubwo rero uwo nguwo niko yagiye kubigenza ariko imihago dukwiye gushaka cyangwa se inkingi dukwiye gushaka ni mu mwuka dukwiye kwikomeza kuri Kristo ndifuza rero yuko iki kiganiro kuri iyi ngingo nawe ubwo hari ikindi kintu wenda wabamo wakomeje gutekerezaho twagiye tuvuga ku bintu byinshi ariko mu by'ukuri abantu bafungiwe insengero cyangwa se abantu babonye ifunguro ry'insengero abantu bakiri mu ngo wowe wababwira iki icyo nababwira ni uko hari ikimana babikiye kandi cyiza yego wowe bakinze urusengero nta ruhare wabigizemo yego n'abakristo bato n'abashumba ntabwo ari bose humura kuko hari ikimana igiye gukora amen hari kuko ndibuka Abisirayeli bakora biriya byaha bakajyanwaho iminyago harimo abaprofitiyemo imahanga babaho neza ba Daniyeli ba Shadraka Meshake na Abedenego nawe ushobora gusanga uri muri abo ngabo rero muri iki gihe utaza kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami hagarara ubihagararemo umere nka Moridekayi ubure gupfukamira Hamani witegure ko hari ikintu cyiza cy'ibyibushye Imana igiye gukora ubure guhungabana mwere kwirwanira Uwiteka nuko agiye kurwanirira umurimo we kuko ibihano yagize iki yarabitanze ndumva ari cyo navuga mu by'ukuri tunagira ngo tunekeze ku musozo yego iki kiganiro icyo twari tugamije kwa kongera gukangura abera tubabwira ngo nubwo mubona insengero ibyazo byabaye gutya mbese bimwe byarapfundikiwe ariko ndagira ngo mbabwire ngo imitima yanyu ifunguke mwongere muyikingurire Yesu mukingurire imitima yanyu muyikingurire Yesu akomeze kuyituramo kuko iriya nzu nyine ni amahirwe kuba tuyifite kugira ngo tuyiteranire ariko mu gihe ibaye idahari dukwiye kuba turabera mu mitima kuko Yesu nanazi ntabwo azatwara inzu azatwara ajye azatwara wowe cyane rwose azatwara wowe udukurikiye umutima wawe ntabwo azareba cyo gisengero nubatse bitafari uko rwarungana kose reka none rero kubera yuko igihe gishobora kugera Kristo abaye yemeye yuko ibyo bintu bisohora tukihari sibyo wenda gato tusoje ikiganira wibutse wankundira gukomeza shaka kuvuga kuri bino bintu biri mu rusengero muri iyi minsi inshuti zima abantu uyu munsi bazi ko uyu munsi Imana bayifashe nk'ari cya gisengero cyubatse cya gisengero mbega iyo bageze muri cya gisengero binjiye bati twageze ku Mana ariko iyo basohotsemo tuyisize hariya mbega bayifashe nka cya bari iri hariya twinjire bigene neza ariko bamaze gusohoka bagisize hariya ntabwo ari uko Imana iteye iri mu mutima wawe wivuga ngo nsengera n'aha bimeze oya umutima wawe icyo ashaka kubwira aba bantu rero n'umutima wawe komeza usenga Imana nibakingura iwanyu bizaba ari byiza nibatanakingura uzajya ahandi ariko mbere na mbere Yesu ari muri wowe kandi wowe akeneye ntabwo ari muri ariya matafari ntabwo ari muri ariya mabuye ndagira ngo kandi ikindi twashaka gutsindagira mu by'ukuri bageze igihe cyo gukinga insengero ari igihe cyo gucyaha kw'Imana kuko abantu benshi barimo kwanga ubuyobe bwe bumaze kugwira ari bwinshi pe ari bwinshi ariko nagira ngo mbwire abantu niba koko uhagaze ku itorero ry'iwanyu wumva mu mutima wawe uri uwera nta kintu Imana igushinja wowe humura Uwiteka arahari ari kumwe nawe kubwawe nanjye nawe amen Uwiteka azakora ibikomeye cyane rwose ndifuza rero yuko dusoza dusenga Imana kugira ngo iki kiganiro tugicumbikishirize ahangaha ntekereza ko ubutaha
tuzagaruka noneho tuvuga ku bijyanye n'iyi minsi y'imperuka iminsi y'imperuka tuzabiganiraho ubutaha tubararikiye yuko nitugaruka mu kindi cyiciro tuzakora ku kiganiro kivuga ngo ku by'iminsi y'imperuka. Ese ubibona ute ugira amatsiko tuganire duhane ibitekerezo tuganire. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Yego ndifuza rero yuko wasenga Imana dusoza. Reka dusenge. Yego Uwiteka mwami w'amahoro turagushimiye Mesiya wa Isiraheli wabanye natwe muri kiganiro. Data nukuri tugikoze ku bwawe kugira ngo tubwire bene data ko ukibahujije amaso kandi ukuboko kwawe kudaheze ngo no kubatabara. Mesiya turahamije ko izi sengero zakinzwe n'ukuboko kwawe kuko nta muntu warogoye imigambi yawe. Data ro Mesiya wa Isiraheli tukwetse aba bene data nako turimo, reka imbabazi zawe zitubundikire, ubwiza bwe butugaragareho mu izina rya Yesu Kristo. Igihugu cyacu gihe ibyiza ndetse n'isi yose ukomeze uyagure kandi ukomeze ushikiye n'umwene data muri kiganiro kandi izi gahunda zose zikomeze ziyoborwe n'ibiganza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Turakoze Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, ibihe byiza, Uwiteka barinde. Shalom. Turi kumwe.